twaje umuntu akarwara umenya n'uburyo umeze ariko uyu mwana cyo twajyanye gusengera mu gitondo bibaye nimugoroba tujya no mu gitaramo ndaba umwana ari muzima tugeze mu rugo mu kanya gatoya nije mu nzu nagaze mu rugo ngenda namuzi nawe kumwonsa umwana ajya kumuryamisha agiye kumuryamisha agiye gufata ukuboko nimugoroba yarije mbona umwana yahinduka niko waranye cyane ufite umuntu atarwaye ibyo bimbayeho kabiri umuntu agafatwa mu minota ibiri bigahita birangira bigabaye wa kabiri umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero turi hafi yo guhurira nidutumirwa n'urupfu tuzimukana ibyishimo ibyo twiringiye byose umurahuga cyaha muneho mwarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu mw'ijuru ntibazagera ibyaha nicyo gituma wuzuye amahoro mw'ijuru ntibazagera ibyaha nicyo gituma wuzuye amahoro mw'ijuru ntibazagera ibyaha nicyo gituma wuzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito ririra kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona Yesu azaba w'igitondo gihoraho niko ntazongera kuriruka azaba w'igitondo gihoraho nibwo ntazongera kuriruka igihe gito ngifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu nibwo nzabana ndukanye n'ibyaha nzabamumbatiwe mu maboko nziko mw'ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka nziko mw'ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero
umusaruro. Rero turi umurima w'Imana. Rero nagira ngo mvuge muri makeya amateka ya nyakwigendera Ishimwe Brian. Ishimwe Brian yavutse tariki 16 z'ukwezi kwa 4 2025. Nyina yitwa Umutesi Serine. Hanyuma yita tariki 22 ubwo nejo hashize z'ukwezi kwa 2 2026. Igihe yari amaze ku isi kingana n'amezi 10. Yari umwuzukuru wa mbere wa Kariwabo Adidas ndetse n'abazizane Agnes. Hanyuma ibirenze ibyo Imana imuhuriho uko ridashira, kandi Brian tuzahora tukwibuka. Murakoze. Ariko nanone tubona Imana niyo maze niza iguhaye. Nubwo hari umugabo watandukanye ariko Satani watumaze abantu, ariko mu gihe Satani ntabwo yica kuko ntabwo afite ubushobozi ntabwo afite imbaraga z'Imana. Rero nabibaye Imana iba yambwiye Imana ikireba ngomba kubaho tukagera n'igihe cyo gutaha. Rero ndashima Imana ko baje kwashira ko mwese mwaje kudufata mu mugongo umuryango n'amuta. Imana ibahereze umugisha. Rero nkashima Imana ko yemeye ko niyo ibiba terikana saru. Yadaho n'umwana maze kumuduhereza imudya kimumara ngiye kingana n'amezi 10 n'ubwo bamaze kubivuga, ariko abonye bidahiye batikande yongere mwisubiza. Rero nta komite umuntu akagomba guteraho ntabwo wabona nayo iyo amaze gutera kashi iyo amaze gutera kashi. Rero muri hari ikintu kimwe kigoranye cyane kuko umuntu atarwaye. Ibyo bimbayeho kabiri, agafatwa mu minota 2 bigahita birangira. Iyo abantu wa kabiri undi we yarakize, Imana yemeye kumweza kubana nawe muri ubwo buzima. Rero ikintu nasanze ari impinduka afite ku mutima n'umuntu urwaje umuntu akarwara umenya n'uburyo umeze. Ariko uyu mwana cyo twabanye gusengera mu gisondo ibaye nimugoroba tujya no mu gitaramo, ndaba umwana ari muzima. Tugeze mu rugo mu kanya gatoya nije mu nzu yaraje mu rugo nyina aramuzi nawe kumwonsa umwana ajya kumuryamisha. Ajya kumuryamisha agiye gufata ukuboko nimugoroba yarije mbona umwana yahinduka. Mukoze urumva rutera kuko kagiye turagenda tugeze kuri mezomere umwana yarangiye. Ariko ibi byose byaba kuri gahunda y'Imana. Ngo nta mutima nawe kuri Imana niyibizi ubwisho bw'Imana. Rero mu by'ukuri Imana imuhereza ukuri idashira, kandi namwe mwabanye natwe muri uyu mwanya. Imana ibambere umugisha. Murakoze. Ko ari wowe ugena ibidukwiriye. Turagushimye ko mu mwanya nk'uyu nguyu wemeye kwisubiza Ishimwe Brian. Ibyo byose byari mu muteguro wawe. Izina ryawe Uwiteka rihabwe icyubahiro. Cyo tugusabye Mwami Imana yacu ni ukuza ugakomeza imitima y'ababera bawe, ugakomeza imitima y'abaturanyi ndetse n'umuryango, ugakomeza aba bose bari ahantu, kuko ntawe uri hano utababaye, bose bafite imitima ibabaye. Ariko atari wowe uhabaye ngo bakomeze, ntawabakomeza mwana. Rero dusabiye umugisha bene data n'abashiki bacu bakoze umurimo mwiza wo gushyigikira umuryango, bakawuherekeza bakawufasha. Mwami Imana yacu bamwe muri bo bagatanga ituro, ubahereze umugisha kuko uri Imana nziza. Imirimo rero twakoreye ahantu Mwami Imana yacu wakoze kubana natwe. Turagiye rero tugiye hepfo nabwo ubane natwe. Umwanya dusigaje ahantu ukomeze kutugirira neza, kandi dusenge n'abandi bakiri mu nzira baje gutabara, ukomeze ugendane nawe Mwami. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe bigendane natwe mu izina rya Yesu. Amen.